ugarutse gutontomera umwana ngo nibwo buryo utekereza kuri kumukosoramo, nibwo buryo buri kumushaho kumwica. Ibi bintu byica amarangamutima y'umwana, bituma umwana akura nta cyizere namba yigirira, kumbi byapfiriye yuko buri munsi ajya gukora ikintu gishyashya cyangwa se yumva agiye kugerageza ikintu gishyashya ukamukanga. Imana yaravuze ngo mwamwonye umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Numa yaraje muhagarara ku rutugu. Nirajwe ryari ijwi rituje. Wari uhari. Bongeye kubasuhuza rero uyu munsi nanone, amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Nk'ibisanzwe rero hano ni mu muryango, ni Elisa na Fofo, tuganira byinshi ariko cyane cyane n'umuryango. Gahunda bari umuryango. Umeze neza. Umeze neza, ndashima Imana. Urakomeye. Ndakomeye ariko ngufashe wifashe nk'imfubya, iyo umuntu kera yabaga ameze ntabwo. Iyo atari ubupfubyi yabaga yumiwe. Oya ntago numiwe, ahubwo nagira ngo numiwe ni ibisanzwe. Thank you for urakoze kumfasha gusa neza. Gushimira binteye isoni kubera ko ibyo nkora ni byinshi, iyo uzi ariko dukwiye kujya tugashima tugashima. Hari ukuntu umuntu aba akora utuntu twinshi, wagera hariya ugasanga umwana ari hasi ugaterura, wakandagira hirya ariyo ugasonga ubugari, wakegera indi ntambwe ugakora, kandi ibyo bintu byose urakoze garuka urakoze di ntabwo mbimenyera. Kabizu urakoze nuko ibintu rero byabaye rusange, nyine byabaye akamenyero, banumva ari sawa cyane. Niyo utashima mba ndabizi kuba washimye, ubwo mba ndi nzajya ngushimira, ndabizi ko utabikunda ariko nzajya ngushimira. Okay, thank you. Nanjye ndabashimira rwose. Uyu munsi natwe turabasuhuje. Uyu munsi ni special. Yego. Yego rwose. Sinzi umuntu, uyu munsi ngiye kuguha ikizami. Usuhuza abantu bawe babiri. Muri ndasuhuza. Suhuza abantu bawe babiri. Tumere nka kundi kuri radio byayaga bigenda ngo yego allo uhamagara abantu bagamagara, urasuhuza abantu nuko. Wowe abantu bawe babiri ni bande ugiye gusuhuza? Binkora mutima. Ndasuhuza umugabo wanjye, ndasuhuza umwana wanjye, bose ndabakunda cyane. Ngaho uradupfunyikiye. Neze ko nge mpari. Je uransuhuriza iki? Suhuje umugabo wanjye. Suhuje umwana wanjye. Ngewe nakubwiye abandi bantu batari. Ntabwo turi kumwe aha ngaha ariko rwose. Ntabwo uzahantari yewe nkawe koko. Ubwo ni nko umwana wawe utazahari yewe mbega umugore we. Nanjye vango ntabwo turi kumwe aha ngaha. Nicyo ryo kuvuga. Ndavuze nyine ntabwo turi kumwe aha ngaha ariko ndabakunda cyane. Bahoza ku mutima. Ikinyarwanda byo ndabizi gihora. Gusuza umuntu muri kumwe biroroha. Washuza abantu babiri batari twebwe twabyakirije pe. Okay, nsuhuje abadukunda bose kandi twanashimye. Nsuhuje by'umwihariko abantu musengera umuryango. Kahoda ntabwo specifying wapi. Ase wowe watse nkasuza abantu bose. Gutera amashyari. Ubu uragira ngo umuntu azavuga ati nako wansuhuje. Okay, thank you. Reka twikomereze. Bakubwira ati turagukunda nuko abantu mwese mudukunda, natwe turabakunda. Natwe turabakunda kandi nizere ko musengera umuryango, dufatanyije gusengera umuryango sheri. Hari ibintu tuvuga tukajya biroroshye, nukuri tuba tubizi ko natwe bikomeye. Nukuri nimukajye mugira ngo ni ibintu tuba tubona, ariko Imana ibirimo biroroha nukuri. Nawe uri kubona uno munsi bitari kugenda neza, ukabona se ntacyo ntari nakoze, nukuri Imana irabishoboye. Wirambirwa, Imana iguha ubwenge bwo kubaka urugo rugende neza, umuryango umere neza. Rero twasuzaga abadukunda mwese, abatubwira ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. Abantu mwese mutwifuriza ibyiza, natwe tubifuriza ibyiza. Okay, uyu munsi turaganira ku kirere, tugiye kuvuga ku ki? Tuvuze ku ki? Ababyeyi muze tuganire. Ese namwe abana banyu iyo muvuze musakuza mukavuga ngo faho ngaho rekera, nibwo babumva? Nyine
kubatontomera se iyo uvuze usakuza ukavuga nyine n'ijwi rikanganye niba umwana wawe nyine ubona yumvise ukabona nyine arekeye ibyo yari ari gukora nabi arabiretse cyangwa se ibyo uri kumubuza nibwo ubona yakumvise ese namwe turi kubabaza ababyeyi nabo ese namwe niko bigenda uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu gitoya ariko cy'ingenzi cyane muri ubu buzima bw'umuryango tubamo bwa buri munsi kuko ibintu byose dukora Imana yaguhaye umugisha ukagira abana byose nibo ubikorera kuko uba uvuga ati ejo hagomba kuzavamo umuntu uzansimbura igihe nzaba ntahari ishusho yanjye izabonerwa muri uyu mwana yego niba mwese ariko murera muze tuganire niba mwese murera mu gihe muzaba mudahari ishusho yanyu ikazareberwa mu bana banyu mu mbuto mwasize abana banyu bakaba ari bo bazaba nyine babasimbuye n'igihe muzaba mukiriho mugihari bazajya bareba abana banyu bakavuga ati uyu ni mama kanaka muze tuganire uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijwi dukoresha turi kubuza abana bacu mu gihe wenda bari gukora ibintu tudashaka ko bakora iyo mvuze ijwi ntabwo ndi kuvuga ijwi like n'ubu ngubu ndi kuvuga n'ijwi ahubwo ndi kuvuga ijwi riri hejuru ijwi risakuza aha ijwi risakuza uraryumva ugerageza nanjye kumva icyo ushaka gusobanura ntabwo ndi buze gutera amabuye ababyeyi muri rusange cyane cyane abanyafurika twese turi abanyafurika abantu dutuye kuri uyu mugabane wa Afurika twese tuzi ko kurera uri kubuza umwana ikintu uri kwigisha umwana kutazajya akora ibintu runaka rimwe na rimwe bigusaba gusakuza ukamukankamira n'ijwi riremereye ariko uyu munsi reka twige iki kintu kandi rwose twigire kumenya kandi birafasha n'ukuri mwari muzi ko umwana mutoya umwana wese nyine uri kwigisha utangiye kwigisha buriya abana bavuka donc twese turabizi ko ni wowe ubashapinga cyangwa se ni wowe ubarema uko ushaka kubarema ni nko kuvuga ngo ni nk'ubutaka buri hariya butarimo ikintu na kimwe turi buze guteramo ibintu runaka bikamera ibyo bintu bimera nibyo tuzasarura ako kantu urakumvise wowe icyari kinshanze no kuvuga ngo ni wowe ubarema ariko ndabyumva ni wowe mbega ubagira abo bazababo ugira uruhare mu kubagira abo bazababo yego mu ruhare tubona rugirwa n'abantu benshi kuko harimo n'abarimu babigisha harimo iby'isi ibigisha bitandukanye hari uruhare nyine nawe nk'umubyeyi ugiramo runini ndetse kuko umwana ishuri rya mbere atangira kwigiramo ni kuri wowe ni kuri mwebwe mu murera ni urugo mu murereramo ibyo rero bikaza kutwerekeza kuri iyi ngingo umwana mutoya ni nk'uko twe tubivuga ngo ni ubutaka buri hariya fresh soil buri hariya rwose bwiteguye kwakira dahinzemo ikintu na kimwe mbere bwiteguye kwakira imbuto iyo ari yo yose uri buteremo cyangwa se ni urupapuro rwera de rutanditseho ikintu na kimwe rutegereje kuza kwandikwaho ibintu byinshi bitandukanye aho ngaho ndumva turi kubyumva rero iri jwi naricaye n'ukuri tubitekerezaho na sheri turi kuvuga reka tuzaganiriza abantu bacu uku kuntu dukankamira abana iyo ukankamiye umwana buriya ukavuga ati bebe vaho ngaho genda rekera ahita arekera ababyeyi benshi rero tubyitiranya n'uko arekeye kuko yumvise ibyo uri kumubwira oya ntabwo ariko bimeze umwana iyo arekeye gukora ibintu umukankamiye aba agize ubwoba bw'umwuka umubwiranye icyo kintu ariko ubwo mwana aba angana ate ko wavuze umwana wese ushaka kubwira ukaba uzi ko ari bukumve umwana wese utangiye gukora ibintu ukaba uzi ko ku myaka mitoya niyo turi kuvuga mu myaka 15 aba yumva icyo uri kumubwira turi kuvuga
umwana wese duhere ku myaka 2 kuzamura niho dukunda guhera kuko Okay. uwo mwana batangiye wenda n'umwaka umwe n'igice uwo mwana batangiye kugenda amenya reaction mama akora ku maso ku ishusho donc kuri image yiwe yo mu maso cyangwa se mu maso hiwe ibintu mama ashobora gukora cyangwa papa umwana agahita amenya ko akoze ikintu kidasanzwe nibyo navugaga rero ababyeyi benshi bazi ko iyo abwiye umwana amukankamira umwana agahita arekera aba amwumvise umwana aba yumvise ibyo uri kumubwira reka mbatangarize iyi nkuru ntabwo uyu mwana aba yumvise ikintu uri kumubwira uyu mwana reka mbatangarize amena uyu mwana ntabwo ndi kumva ameze neza cyane ariko ntacyo ntabwo bitubuza kuganira uyu mwana ntabwo ari kumva ntabwo kuba arekeye ntabwo ari uko yumvise ibyo umubwiye ahubwo arekeye kubera ko agize ubwoba bw'ibintu bw'ijwi umubwiranye cyangwa se bw'imbaraga umubwiranye n'umwuka uri inyuma y'ibyo jwi nicyo umwana atinye ndetse ndagira ngo nkumenyeshe amakuru y'uko aba atinye uburyo umubwiye ntabwo aba yumvise ibyo umubwiye ubukana bw'ijwi umubwiranye ntabwo aba yumvise ibyo umubwiye bambi aba yumva habaye iki ko mama atombotse sorry gukoresha iyo terime ariko nyine ubu bastinze cyangwa se ubuvuganye nyine amarangamutima aremereye rero umwana agatinya ayo marangamutima aremereye ndetse akagira n'ubwoba ibi bintu rero ndaje tuganire ikintu bigenda bigakora mu mwana uyu mwana rero nk'uko tumaze kubivuga abana benshi nako bose umwana yigira mu ijwi rituje ririmo imbaraga zitari nyinshi ariko rivuga gahoro ndetse nanabivuga ko ari ukongorera umwana iryo jwi agigiramo kurusha ko wasakuje ko numva ari ijwi ry'Uwiteka gusa abantu ko tuvuga nabi igihe cyose ariko ndi kumva I get you urabona imana ibaze ko mu migani ijwi rituje mu migani ntabwo nibuka neza ibice bavuga ngo nyine ngijwi rituje rihosha uburakari ku bantu none ni ku bantu bakuru none ibaze ku mwana ikintu rishobora gukora tuvuge wenda uri kumukanga ukagira ngo nibwo ari kumva ariko uramutse umubwiye bituje yego hari abana batumva ariko ni wowe uba waramutoje gutya ukamubwira ukanamukubita n'inkonji yumva cyane iyo ubikoze mu ijwi rituje rwose aho nta kibazo ariko iyo usakuje umwana aravuga ati none ubanza hari ibindi bintu bihiye bitari ngewe uri gukora utwo ndi kwikorera umwana we yumva ari gukora utumaji twiwe utumaji twiwe ari gukora rero uraje utumukangiye murasakuje ahita avuga ati yewe habaye iki ntago mu by'ukuri ari kumva ibyo uri gusakuza kuko ntago aratangira kumenya ubwenge bwo kumva ibyo bintu ahubwo aravuga ati reka ndeke rubanza hari ibintu bituritse hafi aho ijwi rikankamye ryica amarangamutima y'uwo mwana kakarura rakamenye ndanezerwa ndavuga ati mana guhera uyu munsi jya umfasha mvuge nitonze mvugisha umwana wanjye neza ayiwe wowe humura ntuzanabisengere kuvuga se wowe umwana umuvugisha useka ahubwo umuntu wabisengera ni njye kubera ko umwana iyo atumva banumva namufasha mu bundi buryo akumva vuba kanyumva vuba juste none reka nkusetse rero sheri reka akangaka tukaganira ariko ijwi riremeye ijwi rimeze gutyo uri kuvugaho iryo rwose ntaryo nashobora ahubwo abagabo twe dukunda gukoresha ingumi n'iki n'ibindi bisa nk'ibyo none reka uyu munsi tugerageza ibintu bishyashya yego none reka uyu munsi tugerageza ibintu bishyashya kumukanga byose namukanga reka uyu munsi tugerageza ibintu bishyashya Paul uzi ko iyo umwana umubwiye nk'uri kongorera sinzi niba wahoze ubibona mbere y'uko nza kuri kamera nahoze nkorera utuntu bebe wahoze ureba ukuntu renti kumbwira ati papa yisaza kwako sinzi ibyo yashakaga dati arahoze rero njye ngiye kuzana inkoni urumva ariko ni uduteste like nyine umwana atega amatwi kurusha uko wowe ubitekereza atega amatwi ndetse bikanamukurura cyane ushaka kumva ibintu ni ibintu biri practical ni ibintu bifatika ushobora kugerageza kandi muzambwira nyine kumwongorera ukambwira ati
maze rero ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byiza, reka nkwereke ibindi byiza dukora. Wimubwira ngo rekeraho, oya, mubwira ati ngwiro nkwereke ibindi byiza dukora. Shaka utundi tuntu mwereka ko mwimukiyemo, mugiye mu bindi kandi noneho byiza kurusha ibyo ari gukora watekereza ko ari byiza. Mbega ngewe ikintu numva gikomeye, nyine arabona ukuntu umwana aba ari bize, ari gukubagana, arimo arasenya ibintu, ari kumena ibintu, n'urugero ari hafi kugera kuri televiziyo ngo akubite hasi nk'uko n'undi tuzi rwose ari kutumena. Wowe rero ukamukankamira n'ijwi ryo hejuru uti umwana hari ukuntu imyaka 2, 3, 4 umwaka hari ukuntu ibyo bintu bishobora kuafekta ngira ngo nibyo uri kuvuga amarangamutima y'umwana, kubera ko unamuhamagaye gutyo n'ijwi riremereye. Reka mbabwire ikindi kintu byangiza n'imikurire y'ubwonko bw'umwana. Nk'umwana ufite imyaka 10, 12 ubu ngubu ngira ngo tuzajya tumukubita kugira ngo agire ubwenge. Aba barakuze nizeye ko atari bo bana ariko uwo ngo nawe ntabwo umwereka ko ibintu yakoze yaturikije ibintu nyine teko tubivugaho nyine mu buryo bwo kuba friend y'abana bawe na approach nyine ukora kugira ngo bifite icyo bivuze cyane. Ariko uwo nguwo ugarutseho gutontomera umwana ngo nibwo buryo utekereza kuri kumukosoramo, nibwo buryo uri kumushaho kumwica. Ibi bintu byica amarangamutima y'umwana, bituma umwana akura nta cyizere namba yigirira, kumbi byapfiriye yuko buri munsi ajya gukora ikintu gishyashya cyangwa se yumva agiye kugerageza ikintu gishyashya ukamukanga. Wowe uzi kuri kumubuza yanumvise ko wamubujije hoya, we yumvise ko wamukanze, hari ikintu cyabaye kidasanzwe. So rero iyo amarangamutima y'umwana atari gukora neza, ubwenge bwe busubira inyuma, ntatekereza neza, ntiyigirira icyizere. Ibyo bintu byose bipfa mu bwana. Rero reka nkwereke aka kantu. Iyo umwana ikintu cya mbere wakora kugira ngo umwana akumvire cyangwa se azanahore akumvira kandi abona uri umubyeyi umukunda nawe akagukunda, iyo ugiye kumubuza ikintu mubwire mu ijwi riri karume ndetse ukoresha isura yawe yo mu maso. Buriya abana bose bigira mu masura yacu uko tugaragaza icyo bita facial expression. Yes. Ukuntu wiyerekana mu maso uri kumubwira ati like that. Urabona ko ndi gukora mu buryo buri karume kandi bidasakuje, bidafite volume iri hejuru cyane. Rero uko kuntu uri kumukaruma kandi umwereka ko ibintu ari gukora atari byiza, muri mu bashyitsi ukamwereka isura yawe, ukamwereka ko ibintu ari gukora ukabimwereka, umwana ariga kandi akiga udasakuje. Umwana akamenya icyo gukora mu gihe cya nyacyo, akamenya ngo papa iyo arebye gutya hari icyapfuye, iyo agize gutya hari ibyangiritse. Donc umwana akigira mu ibyo bintu kandi bikamufasha mu marangamutima ye. Ikindi wakora mu buryo bwo kugira umwana akumvire, kumuvugisha umureba. Bebe ntuzongere wakoze ibintu bitari byiza. Donc uri kumubwira umureba, arabona isura yawe kitishimiye ibintu yakoze, ariko nanone harimo urukundo rwo gushaka kumubwizanya neza. Ikindi iyo ufashe bebe gutya mu ntoki ukamubwira ati, ukamufata akaboko mu gihe uri kumubwira, ukajya umubwira ati ntuzongere, donc touch cyangwa se kumukoraho, ntuzongere, dore wakoze ibintu bitari byiza, ubutaha uzabikosore. Nubwo uzi ko atari kukumva, ariko kuri gukoresha ijwi risa nk'irituje kandi rimwongorera, arabyitaho, aravuga ati uyu muntu ari kumbwira ibiki, ashobora kuba atari kukumva ariko akabona ko hari ikintu uri kumubwira, donc ubutaha ntago yongera. Icyanyuma cyo kugira ngo wenda umwana akumvire, kugicishamo ukamudiha byaba ngombwa, nicyo cyanyuma. Oya, ahangaha ndagira ngo tuvugeho akantu gato. Umwana ashobora kuba ari gukora mu muriro, umwana ashobora kuba ari kujya mu muhanda, iryo ni ijwi ritabaza kandi ririnda. Iryo jwi gusakuza urabyemerewe. Utazavuga ati bavuze ko umubyeyi agomba kuvuga gahoro. Yego urabyemerewe, aho ngaho urabyemerewe. Ahangaha ikintu turi kuvugaho ni daily communication cyangwa se guhora utonoma, ni bibi.
ariko hari igihe wemerewe kuvuza induru cyangwa se ukavuga cyane bebe vayo mu muhanda ukanamukanga kuko uri kubona ikintu agiye gukora kiri so dangerous cyangwa se kiramwangiriza ubuzima. aho ngaho ni nko kuvuga ngo ambilansi iri gusakuza, ni ijambo rimwe utabaza nyine umwana arabyumva. Yego gusakuza aho ngaho urabyemerewe mu gihe ari protection, mu gihe ari ukumurinda function kandi uri kumurinda kandi uri kumurinda ikintu ubona kigiye guhita kimwangiza ako kanya, ikintu cyose ubona agiye gukora guhanura akabati, gufata ibikombe amatasi akayahanura kandi bigiye kumwikubitaho, wemerewe gusakuza ukanamukanga. Ibyo bintu kubera atari ibya buri gihe ntabwo umwana abyubakiraho, ariko icyo gihe uri kumutabara. Icyo ni cyo gihe cyonyine mwemerewe gusakuza kugira ngo umwana yumve. Ntabwo ni ukumurinda, ariko indi minsi babyeyi rwose dufatanyije kurera niko bajya bavuga. Mureke tubwira n'abana bacu neza. Impamvu navuze ngo muri Afurika cyane cyane n'ibyo bihugu byacu nuko se usanga mu bihugu byo muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika, hirya aho ngaho basobanukiwe kurera. Usanga umwana ari no kumena ibintu, mukabona umubyeyi aratuje. Ni ikintu nabigiyeho, ukabona umubyeyi aratuje abanje kubwira umwana ko viyo vuba oya turasoma yego. Okay, turasoma ibitabo, tureba amafilme, abantu muri amba movie muze kumvuganira. Tuzanajyayo vuba. Isi yose dusigaye tuyizenguruka TikTok cyangwa se tuzanajyayo vuba. Wabivuze social media byose babiri. Okay, ibyo bintu bamaze kumera nkaho baduteraho intambwe baradusigaho, ubona ko umubyeyi asobanukiwe neza ikijwi rituje rishobora gukora ku mwana. Umwana bishuti y'umubyeyi, umwana abona ko umubyeyi amukunze, umwana ntatinya kugerageza ibintu bishyashya, umwana ntago abura icyizere, ntago yitakariza icyizere. Ibyo byose bituruka mu buryo umuntu aba yaragiye yandika kuri ya page iriho ubusa, yaje iri blank, nta kintu kiriho, ukagenda wandikaho wa murima bwa butaka bwari fresh, ukabushyiramo imbuto runaka, naho bituruka. Rero ndumva ari ibyo ngibyo twavugaho uyu munsi. Ijwi rituje rirema umutima uri safe, cyangwa se rirema umuntu wifitiye icyizere mu gihe kizaza. Ijwi rituje rirema umuntu wifitiye icyizere mu gihe kizaza. Numva ijwi iri nyongorera umuzungu shari ngenda hafi. Ijwi rituje ni ryiza. Uzarebe n'abantu bavuga nabi, bavuga batontoma, nakubwira umuntu nigeze kera nkora akazi, ukagira umuntu uvuga nabi ari boss, yarazaga yavuga ati cyaje mana we, ati cyaje, twese ni byiza yego nibyo twavugaga n'abantu bakuru bose, apana no kubana n'umuntu mukuru wese, twige kuvuga neza, ni byiza tudatonoma. Bavugaga amarangamutima y'abana, nanjye uzi ko n'Imana iyo igiye kuganira n'umuntu ntabwo iza ikubita inkuba n'imirabyo ngo ndabarangije ijwi ry'Imana nayo nushaka uyetse, Imana ikuganiriza ituje. Ntabwo Imana isaba inkuba n'imirabyo kugira ngo wumve. Buriya niko bimeze. Igihe yari igiye guhura n'Abisirayeli, uribuka igihe bashakaga guhura nayo, yaje gute? Rya kera. Ni irya kera. Iry'ubusura yangwa nabo nkubwira ahandi hantu. Igihe yavuganye natwe, Imana ivugana natwe iciye muri Yesu Kristo, mu rukundo rwayo, ikatubwirana ineza n'imbabazi, nta mujinya. Yego, preach it. Hallelujah. Ikakubwira ati mwana wanjye. Yego. Uribuka intumwa Yesu Kristo amaze kubatizwa? Kandi intumwa ngira ngo intumwa shashi. Yari ishusho y'umwuka. Nangize ngo biragucanze. Imana yaravuze ngo mwamubonye umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Numa yaraje imuhagarara ku rutugu. Nirajwe ryari ijwi rituje. Wari uhari. Muri Bibiliya Imana ibivuga neza mu ijwi rituje. Okay, thank you. Gusa ijwi rituje rihosha uburakari. Yeah, sure. I agree. Ndabyemera cyane. Thank you. Mujye muvuga neza majwi hatuje. Imana bamugisha cyane. Ni mu muryango Elisa na Fofo n'ubundi. Bye bye.